izuba rirarasa abantu bakajya ku murimo, radiyo Sarusi ikavuga ukamenya amakuru. Miriwe neza mwese nshuti bakunze ba Radio Sarusi n'umwanya makuru mu Kinyarwanda, amakuru ahagariwe na Clementine Uringiyimana. Dore zimwe mu ngingo z'ingenzi turi bwubakireho duhereye mu Rwanda. Bamwe mu bagenzi batega moto barinubira serivisi mbi bahabwa na bamwe mu bamotari zirimo kubahohotera no kubambura, kandi nyamara ari urwego rukenerwa cyane rwakabaye runoza serivisi. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bukangurira abakora umwuga w'uburaya kubireka kuko hari amahirwe menshi bafite y'iterambere. Turibwerekeza hanze imbi z'u Rwanda, tubabwire ko umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni yasabwe kwirinda gucamo ibice NRM, ishyaka riri ku butegetsi, ndetse amusaba kwirinda kugirana amakimbirane n'abarwanya shyaka baryo kuko bose baharanira icyateza imbere igihugu cyabo muri rusange. Turabwira kandi ko mu gihugu cya Amerika urukiko rwa California rwarekuye umugabo wari umaze imyaka 33 afunzwe nyuma yo kumwibeshyaho agafungirwa icyaha atakoze. Nta makuru mugiye kugezwaho nanjye Marie Jeanne Mutoni, uri kumwe nanjye Isaac Uwineza. Mu kanya gato nyuma yo kuruhuka turagaruka tuyarambura. Twongeye kubaha ikaze muri aya makuru tugiye gura kuri inkuru ivuga ko urugaga rw'abikorera mu karere ka Huye rugira inama bikorera kubyaza umusaruro amahirwe begerejwe no gutanga service inoze. Ni mu gihe mu mujyi wa Huye hagaragara urujya n'uruza rw'abantu bitewe n'umukino utegereje guhuza Rayon Sport na APR FC kuri uyu wa gatandatu. Bernard Nshimiyumukiza afite inkuru ku buryo burambuye. Iyo ugenda mu mujyi wa Huye no mu nkengero zawo ubona ko hari byinshi byahindutse birimo urujya n'uruza rw'abantu baje gushyigikira amakipe yabo mu mukino ugiye guhuza Rayon Sport na APR FC ku kibuga mpuzamahanga cya Huye. Bamwe mu bikorera bo mu karere ka Huye bavuga ko biteguye gutanga serivisi nziza ku babagana, dore ko batangiye kubona impinduka ku bikorwa byabo bitandukanye n'indi misi isanzwe. Abakiriye umujyi wacu watangiye kwinjiramo abantu, amasura mashyashya, abantu tutari tumenyereye, kire batangiye kwiyongera muri rusange. Gashya nyine byazanye, urabona ko n'amafaranga barimo byose tandukanye nuko byemeze nubwo bitarashyuha, ariko nibigeza nimugoroba biraba bishyushye, ubona ko hari ikiba cyahindutse. Umuntu ashobora gucuruza kuruta nyine misi uko byari bimeze, bitandukanye n'indi misi. Twifuza ko Rayon Sport itsinda kugira ngo abacuruzi bacuruza arabizi na Rayon Sport n'abafana bayigira. Mbere na mbere Huye batubwira yuko customer care iri hasi, ariko twiteguye nubwo customer care hejuru, abantu turitse Kigali tuzabakira neza cyane. Abacuruzi twese utiteye ku gicuruza twiteguye umusaruro ufata. Leta yacu idukangurira gutanga serivisi nziza, natwe rero ducuruza serivisi turiteguye rwose ku buryo buhagije. Ibyo kurya, ibyo kunywa bizaboneka ku bwinshi kandi serivisi izabinoze. Umuyobozi w'urugaga rw'abikorera mu karere ka Huye Butera Bagabe Gervais avuga ko ari amahirwe adasanzwe abikorera bo muri aka karere bagomba kubyaza umusaruro. Aboneraho kubasaba gutanga serivisi nziza. Sobanuye byinshi kandi byiza kuko burya rega business n'abantu. Iyo zumugisha nk'uyu nguyu wo kwakira abantu benshi mu mujyi wacu, no opportunity nyine yo gukora amafaranga, birumvikana. Ubona nyine ari amahirwe meza yo kugira ngo tubyazemo amafaranga. Dusabwa no kwakira abashyitsi neza nkuko bisanzwe, abatwigirira neza twebwe nk'abikorera, ariko tunatanga nyine n'isura nziza haba iwacu haba karere kacu. Twitegure kandi mu mpande zose, arucuruza bare, abarucuruza restaurant, abarucuruza ufite ibyo acuruza wese muri uyu mujyi, cyambere natanga serivisi nziza kandi abigire ari byinshi kandi ari byiza. Umukino ugiye guhuza APR FC na Rayon Sport uteganyijwe kuba kuri uyu wa gatandatu kuri stade mpuzamahanga ya Huye, aho kugeza baba bafite amahoteli n'ubundi bucuruzi butandukanye barimo n'abatanga serivisi bagaragaza ko biteguye neza kwakira igikorwa nk'iki kiba kidasanzwe. Bernard Nshimiyumukiza, Radio Sarusi. Arakoze cyane Bernard Nshimiyumukiza, nizere ko mwiteguye gushyigikira amakipe yanyu Rayon Sport ndetse na APR FC. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku mikurire no kurengera umwana gishishikariza ababyeyi kujya batoza abana ikinyabupfura kuko uburere buruta ubuvuke. Ni mu gihe abakunze kumvikana bavuga ko abana muri iyi minsi nta kinyabupfura bakigira. Inkuru irambuye na Jean Claude Nkurikiyimana. Ntabwo amubwira ngo ujya kumvomera uri nk'umukecuru, no kukubwira ngo uranyishura amafaranga, nko kumubwira ngo
ni kenshi hakunze kumvikana abantu bavuga ko abana bo muri iyi minsi bagaragaza imyitwarire itarimo ikinyabupfura igenda yongera uko iminsi ishira. Bamwe batanga ingero nko kuba kera iyo umwana yahuraga n'umuntu mukuru yikoreye yashoboraga kumwakira, nyamara ngo bo baba bashaka gukora buri kimwe cyose ariko baha amafaranga. Abana b'iyi minsi se abana b'iyi minsi rero niba ari iterambere rituma batacyubana, urebye nta kubaha ko abana b'iyi minsi kukiriho. Umwana wa kera waramutumaga agahita agenda, ariko ubu ngubu udafite ikigo ni ukukubwira ngo uranyishyura, ntabwo wamubwira ngo ujya kumvomera uri nk'umukecuru, ni ukukubwira ngo uranyishyura amafaranga. Kuri iki gihe batwawe n'amafaranga, utayafite kugira ngo yibwirize kukwakira biragoye, udafite amafaranga ngo umuhe agutwaze ntibikunda. Kera mwahuraga n'umuntu yikoreye ukabona yenda arananiwe ukavuga ati sana nkwakire. Abana muri iyi minsi bafite imyumvire mibi, oya waramutwazaga ariko ubu ntiyagutwaza. Nkatwe nyine tugomba kubarera nyine tukabagorora, igiti kigororwa kikiri gito. Umuyobozi ushinzwe kurinda no kurengera umwana mu kigo gihugu gishinzwe kwita ku mikurire no kurengera umwana Iradukunda Diane avuga ko ababyeyi bakwiriye kujya bigisha abana babo ikinyabupfura mu buryo bwo kubatoza kugira imico myiza n'indangagaciro z'ubumuntu. Iyo tuvuze uburere buboneye no gutoza umwana umuco no gutoza umwana indangagaciro z'abanyarwanda, muri za ndangagaciro harimo no kubaha abato, kubaha abo tungana, kubaha abakuru. Kera umwana yahagurukiraga umukuru, yashobora no guhagurukira burya n'umuto bitewe n'intege nkarimo. Aha rero nabyo nibyo dukomeza tugenda dukora ubukangurambaga tunigisha n'ababyeyi muri ziyanisha muri za ndangagaciro zacu nk'abanyarwanda, umuco wo kubaha, uwo muco ukongera ukagaruka, tugakomeza tukabitoza abana, ariko nanone tukabikora mu buryo tutanabuza abana uburenganzira bwabo. Ahangaha ndabivugira ko umwana namutwaza ariko natwara ibiri ku kigero cye, ibihura n'imbaraga ze, ahato tutari bugaruke muri cya kibazo cyo gukoresha umwana imirimo ivunanye, imirimo ubujijwe cyangwa kumwikoreza ibidahuye n'imyaka ye. Nicyo kimwe rero n'icyo cyo kuba twahagurukira abakuru, ni ikintu cyiza cy'ingenzi, kuko umwana uko agenda atora ibyo bikorwa bito bito nabyo bimugira uwo agomba kuba mu minsi iri imbere. Uko kubaha atangira yubaha ari muto kandi akazanakura nubaha, ku buryo n'inama yagirwa ariko inama nziza yagirwa abasha kuzubaha agaciro. Iyo abana badatozwa ikinyabupfura bakiri bato bibaviramo n'izindi ngaruka zishobora kubicira ejo hazaza. Icyakora ngo kwigisha umwana wawe ko agomba kugira ikinyabupfura ni byiza, ariko bikaba akarusho iyo umuha urugero rwiza kugira ngo bijyane n'ibyo umubwira. Jean Claude Nkurikiyimana, Radio Salus. Nkurikiyimana Jean Claude turagushimiye. Naho bamwe mu bagenzi batega moto barinubira serivisi mbi bahabwa na bamwe mu bamotari zirimo kubahohotera no kubambura, kandi nyamara urwego rukenerwa cyane rwakabaye runoza serivisi. Ubuyobozi bw'abikorera muri aka karere buvuga ko bugiye kuganiriza abamotari mu rwego rwo kunoza serivisi batanga. Christophe Wizeyimana arakomeza. Gutega moto ni imwe muri serivisi bigaragara ko ikenerwa na benshi hirya no hino mu gihugu. Gusa bamwe mu bagenzi batega za moto binubira serivisi mbi bamwe mu bamotari babaha zirimo kubahenda nkana, kubahohotera no kubambura. Bifuza ko inzego zikurikirana imitangire ya serivisi mu Rwanda zabahugura, dore ko urwego rufite uruhare rukomeye mu gutanga serivisi. Hari umumotari warwaye ndamuha inote y'igihumbi akuremo senyisi ntabwo birashoboka. Kandi nk'abamotari ubona wa mugani yashobora guhura na mukerarugendo, ashobora guhura n'umumotari waturutse hanze, umwanda ari mwinshi rwose bigaragara. Nta gasuku, ibikoti. Motari uri umwe rwose ntabwo wamucika, bose barabapapuro kubera yuko nyine ari ya mitwaro mibi yabo. Je byambayeho, twaragiye tugeze ahantu mu nzira aho nagombaga kuva, ndangije rero mu 2000 mbikuye mu gasaka nyamuhaye ntiyasubiza atangira kunkorakora. Hari uwo nigeze gutega nenda kugira mu rugo, arambwira ati ndambwira ati ntago naguha, arashaka gucisha akaboko inyuma kamfate, nirwana ku giti cyanjye ndasimbuka. Iza cyakorwa nuko mwabegera mukabaha amahugurwa ajyanye na serivisi y'abagenzi, bakajya batwara abagenzi bakabageza aho bagiye amahoro. Mico y'ubusambo nabo bihane uye kwigishwa. Munagiye hakorwa ubukangurambaga. Ku ruhande rw'abamotari nabo bemera ko hari bagenzi babo bagira imyitwarire idakwiriye umuntu utanga serivisi, bakabasaba kubihindura. Abo ngabo nabo baburanye, nabagira inama y'uko ibyo ngibyo atari byiza bagafata abakiriya neza. Umuyobozi w'urugaga rw'abikorera mu karere ka Huye PSF Gervais Butera Bagabe avuga ko bagiye gutegura ibiganiro bagahwitura abamotari kugira ngo barusheho kunoza serivisi batanga. Nk'urwego rukoreramo abantu bangana kuriya, ni urwego tuzi, ni urwego rufitiye igihugu akamaro, ni urwego rufitiye akarere akamaro. Iyo tumenya amakuru nk'ayo ngayo, dufite uburyo tuganira nabo, dufite abayobozi babo,
ndetse yemwe hari n'ubwo biba ngombwa ko n'abamotari ubwabo bose nabo ubwabo tubegeranya dufatanije birumvikana n'inzego bwite za leta. Ubwo abantu barimo bagira ibyo binubira ni inshingano n'ubundi zacu kugira ngo tubegere hanyuma tubaganirire. Icyo tubasaba ni ugutanga serivisi nziza. Gutanga rero serivisi nziza, icya mbere unezeza umukiriya, ariko icya kabiri nawe uba wigirira neza. Abo twakira haba harimo n'abanyamahanga, ntabwo ari abanyarwanda gusa twakira. Ni ikintu rwose mu by'ukuri dusaba kugira ngo abikorera bacu babishyireho umutima. Ubushakashatsi ngarukamwaka bw'urwego rw'imiyoborere RGB bwakozwe mu mwaka ushize wa 2022 bwerekanaga ko ireme ry'imitangire ya serivisi ryamanutseho amanota 4.1% rigera ku manota 77.8% rivuye kuri 81.86% mu mwaka wa 2021 wawubanjirije. Kuri ubu mu gihugu hose habarurwa abakora umwuga w'umotari basaga 45,000 batanga serivisi zo gutwara abantu n'ibintu ku ngeri z'abantu batandukanye, umubare munini bigaragara ko utakabaye wirengagizwa mu gihugu kimakaje imitangire ya serivisi inoze. Christophe Wizeyimana, Radio Salusi. Urakoze cyane. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bukangurira abakora umwuga w'uburaya kubireka kuko hari amahirwe menshi bafite y'iterambere. Ni mu gihe abakora uyu mwuga bavuga ko bawukora by'amaburakindi ku buryo babonye ikindi bakora bawuvamo. Inkuru irambuye na Jean Dodier Ndahimana. Tariki ya 2 Kamena buri mwaka ni umunsi mpuzamahanga wahariwe abakora umwuga w'uburaya. Ni umunsi wakomotse ku guharanira uburenganzira bwabo bavugaga ko buhonyorwa mu bihugu bitandukanye. Gusa bamwe mu bakora umwuga w'uburaya twaganiriye bavuga ko bahuriramo n'ibibazo byinshi ku buryo bafashijwe kubona ikindi bakora bawuvamo. Umugabo araza wisonzeye cyangwa umugabo akakurusha imbaraga yakoresha puridasi gutya hakaba igihe ihita iturika agahita afatiraho. Oya pe no kubura uko ngira Imana ihindura amateka nawuvamo. Bakora nk'iki se? Sha nubwo nafati basanguriza mu giti cyangwa inyanya nifuza nyine ko nabona n'icyo gishoro nka uyu mwuga nkawuvamo ntago ari mwiza. Urambagamiye pe ubu se njye n'igihe gushimiye kuri Arigida. Hari igihe bimbangamira nk'ukuri we n'umugabo akakugurira inzoga hari igihe bishiduka warwanye kandi bitakabaye ngombwa. Ndiye nyine icyo nakwifuza nuko mwatubiganira bakazaduha inkunga kabivamo. Umuyobozi w'akarere ka Huye nk'umwe mu mijyi igaragaramo abakora umwuga w'uburaya Ange Sebutege ashishikariza ababukora kubireka bakayoboka andi mahirwe y'iterambere leta igenda ibashyiriraho. Ari abakora umwuga w'uburaya tubashishikariza kubireka kubera ko hari amahirwe menshi afite y'iterambere. Ngira ngo mu mijyi hakunda kubaho imico itari myiza, ariko icyo dushishikariza abaturage ni ukubireka. Umunsi mpuzamahanga w'abakora uburaya watangiye kwizihizwa ku ya 2 Kamena umwaka w'1976 ku isi yose. Mu Rwanda mu rwego rwo gufasha abakora uyu mwuga kuwureka, leta yagiye ibashyiriraho amakoperative abafasha kwibumbira hamwe bakabona inkunga zitandukanye zituma batangira ibikorwa bibateza imbere. Jean Didier Ndahimana, Radio Salusi. Ndagushimiye cyane. Bamwe mu baturage batuye mu karere ka Kayonza bavuga ko bahangayikishijwe n'ikibazo cy'umutekano mucyo gikomeje gufata indi ntera, bakifuza ko hanozwa ingamba zo gucunga umutekano. Ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza buvuga ko hafashwe ingamba zirimo kongerera irondo imbaraga no kurushaho gukorana n'inzego z'umutekano. Faustin Nshimiyimana araturamburira iyi nkuru. Mu cyumweru gishize mu karere ka Kayonza humvikanye ubwicanyi butandukanye, nkaho ku itariki ya 24 Gicurasi hagaragaye uwiciwe mu murenge wa Rukara akajugunywa mu bwiherero, ndetse n'abagabo babiri bacungaga umutekano kuri depo y'inzoga bishwe baciwe imitwe. Uretse ubugizi bwa nabi, abatuye mu mujyi wa Kayonza banavuga ko badashobora kuzinduka mu gitondo bajyanye imari mu masoko ndetse no ku mugoroba kubera ikibazo cy'ubwambuzi bukabije mu bice bitandukanye. Ubwicanyi nyine abantu baraza bakajya mu mazu bagasahura ibintu, wagira n'ibyago ndetse rwa rugo bagasiga barwishe. Nyine tuba dufite ubwoba ku buryo tutajya nko ngo tugende ahantu. Ibyo rwose birashoboka hano ku manywa amize kuhafata ntaje batamambura abantu hirya hano. Akenshi usanga babambuye nko ku mugoroba no mu gitondo nk'imvura irimo kugwa, ahubwo umwagize ufite intege nke bakagusuzuma ahubwo bakwambura. Ni mugoroba iyo dutaha hari ukuntu bagutegera hari igikapu bakagikata ugataha utyo. Bakifuza ko hagira igikorwa kongerwa umutekano. Nyine baducungira umutekano bakajya baduha abantu birondo. Abwicanyi bwo barahari. Akananya hano ku mugoroba ntago nahaza nijoro. Nategereza bugake. Ateye ubwoba byateye ubwoba. Twe tuba twumva amaso tuyahanze leta kuko niyo yabidufashamo. Umuyobozi w'akarere ka Kayonza Nyemazi John Bosco avuga ko mu rwego rwo kongera umutekano n'ituze mu baturage nk'akarere
bafashe ingamba zo kongerera irondo imbaraga kandi no kunoza ubufatanye n'inzego z'umutekano. Bari abantu bagiriwe nabi n'abagizi ba nabi bagahitana ubuzima bwabo, icyo twababwira nuko birimo gukurikiranwa n'inzego bireba, biri mu bugenzacyaha kimwe na kiriya kibazo cy'uriya musore wa hariya Rukara. So twavuga yuko inzego zibirimo, hari urwego rusanzwe rwari rwarashyizweho rwa community policing committees, mu buryo bwa rusanzwe bukora gusa naho twarwongereye imbaraga ku buryo mu mirenge yose mu mudugudu hagiye hatoranywa komite irimo abantu 3 biyongera kuri mudugudu na mutekano bakaba abantu 5. Ikindi cya kabiri gusa naho habaho ubwo bufatanye bw'abaturage n'izindi nzego z'umutekano nka polisi ndetse n'abandi. Mu cyumweru gishize mu ntara y'Iburasirazuba humvikanyemo ubwicanyi butandukanye nkaho tariki ya 23 Gicurasi 2023 hagaragaye uwiciwe kuri banki y'abaturage ya Ntunga muri Rwamagana, wiciwe mu murenge wa Rukara muri Kayonza akajugunywa mu bwiherero, ndetse na 2 biciwe mu mujyi wa Kayonza mu Karange mu cyumweru gishize barenze depo y'inzoga. Ibi bituma abaturage bagaragaza ko batewe ubwoba n'ubwiyongere bw'iki kibazo. Faustin Nshimiyimana, Radio Salus mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Bamwe mu batuye mu murenge wa Mukura mu karere ka Huye bavuga ko ubu ntanzara bafite kuko imyaka yeze ndetse n'ibiraka bikaba biri kuboneka. Ni mu gihe ubuyobozi bw'uyu murenge bubasaba gufata neza uyu musaruro birinda kugurisha. Inkuru irambuye na Kazungire Mercedi. Hashize igihe hirya no hino mu gihugu humvikana amajwi y'abaturage bataka inzara bitewe n'itumbagira ry'ibiciro ryahuye n'umusaruro muke wabonetse mu gihembwe gishize. Gusa kuri ubu abaturage bo mu murenge wa Mukura ho mu karere ka Huye bavuga ko nta kibazo cy'inzara kikihagaragara bitewe n'umusaruro w'ibishyimbo uri kuboneka ndetse no kubuturimo turimo nk'ubuyede tubasha kuboneka muri aya mezi. Ubungubu dufite amahirwe yuko hakeye, ubungubu akazi kari kuboneka. Icyo kiyede umuntu yaragishakaga akakibura ariko ubungubu turakibona n'agaciro kandi kariyongereye. Twakoreraga 2000 tugeza kuri 2005. Ubungubu banzanye ku kiraka bankuye ku ndege. Azi bamangiye kukarangiza bampembe. Ibi bishyimbo nibyo tugiye dutoragura iby'imvura yashigaje nyine. Abagiye bamwe bafite imirima myiza, hari abagiye batora, hari n'abandi nyine batagize icyo batora. Aka gasombe rero nako mvuye guhaha akankaguza amafaranga 300. Nta bashomeri bakigaragara ku muhanda cyane. Ahangaha abasore benshi barimo barabumba amatafari, abandi bajya kubikoreza nyine ibiti bijyanye no kugira ngo bubake nyine ayo mazu yabo yuzure. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukura Ngabo Fideli akangurira abaturage gufata neza uyu musaruro birinda kumarira ku isoko. Iyo umuntu agenda hirya no hino mu midugudu itandukanye urabona ko umusaruro ibishyimbo batangiye gusarura, ubibona aho bagenda biba byanitse, ubona mu by'ukuri ari ikintu cyiza cyo gushima no gushimira abaturage ko bashyize imbaraga mu bikorwa by'ubuhinzi, ndetse na sezo tukaba twavuga ko itandukanye n'iyashize ugereranyije n'umusaruro ko turi kuwubona. Iyo umusaruro nk'uko wabonetse ni ukubasaba kwirinda guhita bawujyana ku isoko, bakamenya ko ari umusaruro bazawukenera igihe kirekire. Umurenge wa Mukura ni umwe mu mirenge 14 igize akarere ka Huye, ukaba ugizwe n'utugari 4, uherereye mu nkengero z'umujyi ku buryo umusaruro uhaturuka ufasha benshi haba bari mu mujyi wa Huye n'ahandi. Kazungire Mercedi, Radio Salus. Turagushimiye cyane Kazungire Mercedi na makuru ya Radio Salus mukomeje kurikira muri kugezwa nanjye Marie-Jeanne Mutoni. Uri kumwe nanjye Aiza Kuineza. Agariwe na Clementina Uwiringiyimana. Makuru yo mu Rwanda reka tuyasoreze kuri iyi nkuru ivuga ko bamwe mu bahinzi bo mu murenge wa Mamba mu karere ka Gisagara bavuga ko gukoresha moto n'amagare mu kugeza umusaruro wabo ku isoko bibateza ibihombo, bagasaba ubuyobozi kongera imodoka zo kwifashisha mu gutwara umusaruro. Ni mu gihe ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara buvuga ko hari ikibazo buri gushakira igisubizo. Ntagara Delphine afite inkuru irambuye. Akora ajasi imwe hurizo yigira uko ishaka nubwo batwohereza turadutagisi dutoya tubasha kutugeza ibutare imbogamizi transport. Aba ni bamwe mu baturage bo mu murenge wa Mamba mu midugudu ya Murambi, Mwendo ndetse na Runazi bavuga ko gukoresha moto n'amagare mu kugeza umusaruro wabo ku isoko bibahendesha, bagasaba leta gushaka ko hakongerwa imodoka zitwara umusaruro by'umwihariko mu bice by'icyaro. Akora ajasi imwe hurizo batwohereza turadutagisi dutoya tubasha kutugeza ibutare bya bihagije. Imbogamizi transport ariko hano birakugora cyane. None hano bafite amamodoka yabo bagahenda, ni ukuvuga ngo urara ubitundisha amagare. Icyo twifuza nuko batwoherereza imodoka zitagisi bakabasha kugira mu makaritsiye hirya no hino.
byadufasha cyane kugira ngo imyaka twasaruye ibashe kugera mu mujyi nyine biragoye, imodoka ni nkeya, akenshi dukoresha amagare cyangwa tugakoresha amapikipiki. Urumva ni ikibazo, ufite byinshi ashobora kujyana biramugora, bisaba ko akoresha amagare menshi, bigashaka ko yakoresha amapikipiki menshi, ariko habonetse imodoka zadufasha nyine birumvikana ko ibyo dusaruye twabasha kuyibonera isoko. Ubwikorezi burakenewe, mbega dukeneye imodoka zaza zidufasha nyine kujyana iyo myaka ku masoko. Abo bita abanyonzi bakabijyana ku magare bakabigezaho mu Kanogo nyine bakabagurira. Twebwe nyine ubwo dushorera hafi aho ngaho nyine ntago ubona abakiriya, nta nubwo ugurisha yenda ku giciro washakaga bapyo, kuko nkunda guhinga ibigori cyane cyane, urumva kugira ngo bigere ku isoko ahari ibiciro nyine byiza, urumva byampenda ngurishiriza aho hafi kubera ko ariho ufitiye ubushobozi bwo gushorera. Icyo twifuza kereka yenda bagiye nka leta idufashije imodoka nayo tuyibonye byaba akarusho. Umuyobozi w'akarere ka Gisagara wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Dusabe Denise avuga ko iki kibazo bakizi, akizeza ko bari gukora ibishoboka byose ngo imodoka zitwara ibicuruzwa mu bice bitandukanye ziyongere. Umusaruro wabo bifuza yuko wagera ku masoko atandukanye no hirya y'uwo murenge wa Mamba, ariko nk'akarere dukomeza gufatanya ariko nabo twababwira ko uko bageze kuri ibyo n'ibindi nta cyababuza kubigeraho, bakomeze bakorere hamwe, natwe turahari kugira ngo tubafashe, kandi nibwira yuko uko akarere kacu kagenda gatera imbere n'uburyo bwa transport bugenda bwegerezwa abaturage, hari amajansi hakora, ariko ni byiza wenda ko habaho n'izindi modoka ku buryo bw'umwihariko zitwara bicuruzwa, ariko nabo ubwabo n'ibyo bifuza bazabigeraho, kandi tubari hafi kugira ngo dukomeze gufatanya. Abatuye mu karere ka Gisagara nibura 90% ni abahinzi, hakaba higanje ibiribwa birimo nk'ibigori, umuceri n'urutoki. Bivuga ko kubona imodoka zigeze umusaruro wabo ku masoko mu buryo butabahenze bizatuma ubuhinzi bwabo bubateza imbere. Ntagara Delphine, Radio Salusi, mu karere ka Gisagara. Akoze cyane Ntagara Delphine. Mwabyumvise ko twerekeje amakuru avugwa hanze y'u Rwanda, turahera mu karere u Rwanda ruhereyemo, duhereye kuri ivuga ko mu kiganiro agiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa 2 Kamena 2023 Major w'Ingoma umuvugizi w'ingabo za M23 mu bya gisirikare yavuze ko bamaze kubariza ibyo basabwe byose birimo guhagarika imirwano no kuva mu bice bari barigaruriye muri teritwari ya Nyiragongo, Masisi na Rucuru. Major w'Ingoma rero yakomeje avuga ko ubu icyo M23 itegereje ari ibiganiro bagomba kugirana na guverinoma ya Kongo Kinshasa, ngo naho ibindi byose bari gusabwa birimo kujyanwa mu kigo cya Rumangabo n'ibindi bitandukanye ntabwo bazigera babyubahiriza. Major w'Ingoma yongeyeho ko mu gihe guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itaratera intambwe ngo yemere ibiganiro, nta wundi mwanzuro M23 izongera kubahiriza. Mu nama y'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC iheruka guteranira i Bujumbura mu Burundi, abakuru b'ibihugu n'abandi bayobozi bari bahagarariye ibihugu byabo bemeje ko abarwanyi ba M23 bagomba kubanza kujyanwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo, mu gihe hazaba hari gutegurwa ikindi kigo giherereye mu gace ka Kindu bazahita bongera koherezwamo muri gahunda yo kwamburwa intwaro no gusubizwa mu buzima busanzwe. Naho mu yandi makuru muri Uganda, umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni yasabwe kwirinda gucamo ibice NRM byaka riri ku butegetsi, ndetse hamusaba kwirinda kugirana amakimbirane n'abarwanashyaka baryo kuko bose bahanira ikiza cyateza imbere igihugu cyabo muri rusange. Ibi Perezida wa Uganda bitangaje ubwo yari kumwe n'abadepite, akabariza ko amaze igihe agiranye ibiganiro n'umuhungu we hakaba n'umujyanama we mu by'umutekano Generali Muhoozi Kainerugaba, amusaba kwirinda kugirana amakimbirane ashobora gucamo ishyaka riri ku butegetsi bice. N'ingingo Perezida Museveni yagarutseho kandi nyuma yo kubwirwa n'izindi ntumwa za rubanda zikomoka mu ishyaka rye ko benshi mu batsinzwe amatora y'abadepite muri 2021 bayobotse ihuriro ry'umuhungu we rizwi nka MK Movement. Perezida Museveni yavuze ko amaze iminsi yitegereza ibikorwa by'iri huriro ry'umuhungu we, ariko agasanga hari benshi barijyamo bigamije inyungu zabo bwite. Yanakomeje agaragaza ko hari guhangana kwavutse hagati ya MK Movement na NRM gushobora gucamo abanya-Uganda ibice kandi bitari ngombwa. Perezida Museveni yavuze ko amaze iminsi agirana ibiganiro na Muhoozi agamije kumwereka ko nta mpamvu yo guhangana hagati ya MK Movement ndetse na NRM. Naho mu Burusiya hari kuvuga ko abagore babiri baguye mu masasu mu karere k'umupaka w'Uburusiya ka Belgorod. Abayobozi bo mu turere duturanye na Bryansk na Kursk bavuze ko inyubako zangirikiye mu kurasa ndetse n'igitero cya drone mu ijoro ryahise.
Icyakora Kiev yahakanye uruhare mu bitero byabanjirije umupaka bivuga ko ibikorwa n'imitwe irwanya leta y'Uburusiya. Naho amakuru dukesha ikinyamakuru CNN avuga ko Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yategetse ko hakorwa igenzura ry'ibisasu byose muri Ukraine nyuma y'abantu batatu bishwe ejo hashize ku wa kane. Abitabiriye inama idasanzwe y'umutekano wa guverinoma kuri uyu wa gatanu bakiriye nabi urupfu rw'abaturage. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yanavuze ko yategetse minisitiri wa Ukraine Alexander Kamishini gukora igenzura ryuzuye kuri bose no gutanga raporo mu minsi 10. Naho mu gihugu cya Amerika urukiko rwa California rwarekuye umugabo wari umaze imyaka 33 afunzwe nyuma yo kumwibeshyaho agafungirwa icyaha atakoze. Na umugabo witwa Daniel Surudana wafunguwe nyuma yo gufungwa imyaka 33 baramwibeshyeho yarafungiwe icyaha cyo kugerageza kwica. Umushinjacyaha wa Los Angeles George Cascone yavuze ko dosiye ya Saridana yongeye gufungurwa bushya biza kugaragara ko icyo cyaha yafungiwe atari we wagikoze maze ahita arikurwa. Nibyo koko ikinyamakuru Fox 2 cyatangaje ko Daniel Saridana w'imyaka 55 y'amavuko ari umwe mu bantu batatu bashinjwe kurasa hafi y'ishuri mu 1990. Hanyuma umushinjacyaha Gascon yavuze ko nyuma yo kongera gufungura iyi dosiye byagaragaye ko Saridana atari mu bagize uruhare muri ubwo bwicanyi. Ni nuko dusoje amakuru yacu gusa kuba tutatangiranye twabutsa zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu ari yubakiyeho duhereye mu Rwanda. Twahereye mu Rwanda twabwiye ko bamwe mu bagenzi batega moto binubira serivisi mbi bahabwa na bamwe mu bamotari zirimo kubahohotera no kubambura kandi nyamara ari urwego rukenerwa cyane rwakabaye runoza serivisi. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwo burakangurira abakora umwuga w'uburaya kubireka kuko hari amahirwe menshi bafite iterambere. Anzimbiza u Rwanda twabwiye ko umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni yasabwe kwirinda gucamo ibice NRM ishyaka riri ku butegetsi ndetse amusaba kwirinda kugirana amakimbirane n'abarwanya shyaka baryo uko bose baharanira icyateza imbere igihugu cyabo muri rusange. Twabwiye kandi ko muri Amerika urukiko rwa California rwarekuye umugabo wari umaze imyaka 33 afunzwe nyuma yo kumwibeshyaho agafungirwa icyaha atakoze. Reka tubashimire mwese twabanye muri aya makuru. Nshimire cyane Clementine Uringimana waruturangaje imbere. Ndagushimiye cyane nawe Isaac Wineza. Ndagushima Marie Jeanne Umutoni. Reka dusubire ku isaha y'isambiri. Izuba rirarasa abantu bakajya ku murimo. Radio Sarusi kavuga ukamenya amakuru.